makuru makuru komere muvandi muraho biracamo ndabona ukomeye biracamo nyine none miraho yewe hicara byagendaga uri n'abana baraho baraho nuko ari iby'iki gihe akavura kaguye ejo kabasama se wa muntu we yewe karagwa ariko we ntacyo gasanzwe se kari kumisha imyaka n'ubundi twebwe za Kicukiro wacu karaguye yarisha abantu yari bamire nabi reka natwe dore twari twarayishyizemo ibishyimbo twarashyizemo byarumiye bimwe byumiye mu murima ibindi iminyorogoto irabiryaye ni ikibazo akazi se kagenda byahise ko twabuze akazi ni ikibazo ntanikiye ikiyede se wagikure n'ubu ngubu uko bagendera ku kivandimwe umuntu wagura ikiyede ni umuntu bamuziranye cyangwa uzana ya maringaringa y'abagabo reka nkubwire wowe ndabona unafite ubwanwa bwiza ngiye narabubuse ahubwo se mwebwe ni iki mushyira ku kana kugira ngo hazeho ubwanwa ni vitamine umusaza reka da ufite ubwanwa bwiza shaho uzi ko ngewe buriya iyo ndyamanye n'umugore hari igihe shaho agera gutya akajya guha umwana ibere kuko itari baritaka agakabakaba ashakisha umwana akajya akabakaba ku kananwa ngo yumve ko ariho ubwanwa nagiye kwanumva namitse ibere wa mugabo ese ko ntamubona yagiye hirya umugore se aba yagiye gushugurika agiye guhinga ibintu byinshi ako ufite umugore w'umutima umutima we ntabwo bubizi n'iby'ingo z'iki gihe wowe se kubirebera mu ntanzi z'urugo wa mugabo we shanyira benshi hano ku rugo nabatisha ibyanjye kabondo ntabwo nahicyo nayisuhuje ibyo kuko twabaye ndabyibuka ariko se twakiranye akaburiri niko none se ubwo nagusebuka ndabyibuka ariko rero n'undi usanze natarindi hano nta hantu naringiye kandi urabona uri kugira iminota irimo iragenda ishira vuba sinzi ariko umwana ari kwiga ameze neza umwana ariga neza n'ubwenge n'ubwase nyine urumva aza mu bana ba 10 ba nyuma urumva n'umwana w'umuhanga ntabwo akunda ibiryo nka se umwana utarya se ugira ngo aba afite apeti zuko ari nabo bajyana kwa muganga bakabaha ibinini bitera apeti buriya akunda ibiryo nkawe muri ino minsi k'umuceri uri guhenda byihorere niyo mpamvu ibiciro biri kuzamuka kubera ngo inda yanjye rora yaranyihananye buriya hari abantu barimo baraduteza ibibazo ugasanga ibiciro nyine bari kubizamura kubera twebwe nyine urumva turarya rega buriya wakoze urarya muvandimwe ariko warura uraryoshye kabisa we ufite wandangiye akazi se washobora kumenyereye ariko imbeba zarateye kwerekwe noneho imbeba zateye inyuma yanjye zo ni nyinshi njya kuba nkumva ibintu nkuturya ndaduteka natwo reka zikaturya azazishakira ikirindi n'indogano baba baturanyi ntibagufitiye ishyari shari gusasaho byihorere ntakunda ariko ni ukwihangana ariko ngize ikintu mbona kijyanye n'akazi inshuti yanjye nta kiza nagusigisha nta kiza yewe ndaho umugore n'abana baraho warabyaye ariko muri ino minsi nabonye ubutumwa mbwira ko muri kwa muganga ubona itoto ry'agakoma ndi kunywa muri ino minsi gakoma umugabo ufite ubwanwa anywa igikoma kiryoha cyampaye nka rero we ntabwo uzamenya n'igikoma agakoma reka da narimaze wowe reka nkubwize ukuri we bagwaye igicucu cy'isome ndakubona narimaze iminsi nk'ababyeyi ntazi agakoma ukuntu bimeze kameze nabi kararyoshye igitangaza kararyoshye ngaho ngaho nyine yakujyana umva ukuntu umerewe uragiye ntabwo naca ku rugo iwawe ntagusuhuje twari twarakuranye
reka ubu se ndaguherekeza nta n'ikibazo ariko nsubize wa mugore wawe ndamusuhuza ngaho genda yego urero cyeki yewe igikoma se kivuyemo amazi ni Yesu se ungere mu rugo aje gutubura oya ntabwo byashoboka. God have mercy upon us. ingofero se kandi ivuye he? iyi ngiyi wagira ngo ni ya ruhonyo undi izi ngofero ziracyabahora ariko buretse maje kwinjirirwa n'abajura. iyi ngofero hari umuntu nyizi, iyi ngofero ndayizi sha kabisa. uyu muntu ariko yari afite inda nini, amazi se we yayakuye he uburyo igikoma cyanjye cyavuyemo amazi? nagishigisha se cyane gicika amazi kugera naho mbona mo ndani nta n'agafu kumwe ukarimo. God have mercy upon us. nakumenya ariko sha nakumenye turahangana. bonye ahantu igikoma cyanjye cyarengeye. ariko sha arambona, reka nze ndaje nkwereke umva kugira ngo bibe n'ikimenyetso. reka nze ndaje nkwereke bica umuntu agahambira.